Dore rero buriya hari amagambo meza kandi y'ingenzi, amagambo umuntu ashobora kumva ndetse mu gihe mufitanye amakimbirane akaba ashobora kuyumva vuba vuba cyane. Buriya akenshi na kenshi intonganya cyangwa se amakimbirane mu rugo azanwa no kutumvikana kugira ngo umuntu wenda akumve ugasanga biragoye. Rimwe na rimwe ntumugire amagambo umenya meza yo kuba wabwira mugenzi wawe akumva afite ihumure kandi akumva agufitiye icyizere. Abenshi bahita bihutira kuvuga nabi nabo, niba umuntu aje atongana nawe ugahita umusubizanya inabi. Ariko kenshi na kenshi burya niba urimo ukora ibyo bintu umenye ko ubwo nawe nyine urimo uratsa umuriro, kuko buriya kugira ngo ibintu bigende neza mu gihe cy'amakimbirane hari umuntu ukwiye gutuza. Wowe ukwiye gutuza, ndetse buriya umuntu azanye amakimbirane wowe ugatuza cyane ugaceceka ntuvuge, mbese bikamera nk'aho ujunditse amazi, ukaba wagira ngo rwose ujunditse nk'igikombe cy'amazi mu kanwa ukicecekera. Ariko ukaza gucunga mu gihe wumva atari kuvuga, ukavuga uti rwose rega mba nkumva humura. Guhumuriza umuntu ni ikintu cya mbere ukwiye gukoresha. Washaka amagambo bivugamo ariko ukamubwira uti humura, ndangaha kugira ngo nkumve. Buriya mba nguteze amatwi ndetse ngira ngo numve rwose icyo nagufasha mugenzi wanjye, mukunzi wanjye, umererwe neza. Buriya amagambo yose umuntu yavuga ariko iyo umubwiye ngo humura ndakumva, rwose bituma acururuka. Niyo yaba afite uburakari bwinshi ukamubwira uti nguteze amatwi mugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, ndashaka kukumva kugira ngo rwose ibibazo dufitanye cyangwa se ibibazo ufite tubikemure kandi umererwe neza. Mbese guhumuriza umuntu nicyo kintu cya mbere ukwiye gukora mu gihe cy'amakimbirane, kuko amakimbirane burya ni umuntu uba wibuzemo ihumure. Umuntu uri gutongana aba afite uburakari bwinshi cyane, nta mahoro aba afite habe na makeya. Rero kumubwira guhumura ngo ahumure kandi ukamwereka neza ko muri kumwe, ndetse amarangamutima yawe ukamushyiraho ukamwumva, byaba ngombwa wabona atuje ukanamwegereza, ukaba wanamwegereza ukamufataho ukamubwira uti humura, igihe cyose ndahari hano ku ruhande rwawe. Rero kwereka umuntu ko muri kumwe kuri iruhande rwe gusa byonyine, kandi ukamwereka koko amarangamutima ukayamushyiraho, byanze bikunze burya nawe aracururuka ndetse akumva icyo umubwira, akumva rwose icyo uri kumubwira akagutega amatwi, ukamubwira uti byakugendekeye bite, ese urifuza umwanya uhagije wo kumbwira ikibazo waba wahuye nacyo kugira ngo mbashe kukumva ndetse nkugire inama, kandi hagati aho ngaho rwose komera. Ndashaka kuvuga rero ko ikintu cya kabiri ari ugukomeza umuntu. Gukomeza umuntu mu bintu yanyuzemo byamuteye uburakari, kabone naho yaba ari wowe ari kugerekaho amafuti, ariko ukamubwira uti komera, humura, komera rwose, komera, reka tubiganireho kandi rwose humura, turaza kubibonera igisubizo. Kuba uhereza umuntu icyizere biri ko ikibazo mufitanye kiri buze gukemuka kandi kiri bukemuke neza, ndetse akishima, kandi nawe ukamubwira ko icyifuzo cyawe ari cyo rwose ndetse n'ibyifuzo byawe bye witeguye kubyumva. Ukamubwira uti niteguye kukumva. Ayo ni amagambo meza cyane ashobora gufasha umuntu kuba yatuza mu gihe cy'amakimbirane, ndetse rwose niba umutima wari wagiye kure, wari wahabye, akaba yakugaruka iruhande akakwegereza umutima nawe, ndetse mukabasha kuganira, kandi byaba ngombwa uko ikibazo kigenda gikemuka mukaza no kwegerana. Niba mwari mwitaruyemo akanya kubera amakimbirane uvuga utwenda atankubita, ukagenda umwegera gake gake umubwira uti humura mugabo mwiza, tuza umugore mwiza, ibintu biraza kugenda neza, humura kandi ndaza kukumva rwose, ntugire ikibazo, ngiriye icyizere kandi urabizi ko ntajya nkutenguha. Ndetse buriya hari igihe buri umuntu wo kugirirwa icyizere bitewe n'ibihe uba waragiye unyuramo. Buriya kugirirwa icyizere nabyo biri mu bintu byagufasha kubaka urugo, kandi ibyo birinda kuba uri umuntu utakarizwa icyizere mu byo ukora byose. Ndetse niba ushaka kugira ngo ugire umuryango wibeshya, gerageza gukoresha ukuri, kandi nawe wirinde kugwa mu mitego ishobora kuba yashwanisha wowe na mugenzi wawe, ishobora kuba yatuma mugirana ibibazo by'amakimbirane, ndetse bikaba byakurura intonganya ndetse n'imibanire mibi ihoraho mu muryango. Si byiza rero ko umuntu ashobora kugenda ngo akore izingiro ry'ibibazo gusa, buri gihe uhore uri mu mafuti
nta gihe na kimwe umuntu ashobora kugira icyizere. Ikindi cya kabiri, ugomba kuvuga uti humura, icyo kibazo ndi bukigusobanure neza, niba ari ibibazo by'amakimbirane cyangwa se by'amagambo, ukavuga uti humura, ubu none ahangaha njyewe ndaha kugira ngo ubwize ukuri, kwereka umuntu ko uri buze gukoresha ukuri n'ujya gukemura ikibazo cye, rwose umubwira uti mwizeza ko ukuri ariko kuri buze gukora. Icyo gihe bifasha umuntu kumva ko rwose atari buze kurenganywa ndetse akaba yacuruka, kandi ukamubwira uti humura biri bugende neza. Nk'uko nababwiye, ijambo humura ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kumva ikintu cy'ihumura. Kandi ikindi cya gatatu, ikindi nako gisoza wenda nashyira ku mwanya wa gatanu, ni urukundo. Ereka umuntu kumukunda, kandi kumukunda bivuze ko rwose nta kintu kibi umwifuriza. Kuba ukunda umuntu ukamwereka ko rwose nta n'ikiza wenda utakora kugira ngo yishime, ikintu cyose gishoboka cyiza wagikora kugira ngo anezerwe. Rero ukamubwira uti humura biri bugende neza, byanze bikunze uko biri bugende kose biraza kurangira unezerewe kandi wishimye, kuko ubu none ahangaha tuvugana uri kumwe n'umuntu uguteze amatwi kandi uri kukumva ndetse bivuye ku mutima. Rero iki gihe iyi ni imitoma itanu ushobora kuba wakoresha rwose kugira ngo wigarurire umutima w'umuntu ugukunda, cyane cyane igihe ubona yahangayitse ndetse yaba yarakaye, yagize ibibazo by'umushiha cyangwa se ari kuvuga nabi. Rero igihe hari intonganya, umuntu ukunda hari imitoma itanu ukwiye kumutera ndetse irimo kumuhumuriza. Humura, ndakumva kandi ndi hafi yawe. Rwose nubwo izere neza ko none ahangaha umutima wanjye ugutegeye amatwi, ntabwo nkutegesheje amatwi y'umubiri gusa, ahubwo nawe umutima wanjye nayo aguteza amatwi. Rero igihe cyose mu rukundo hari ibintu uba ukwiye kuvuga kandi ukabivugaho kubikuye ku mutima, bigaragara ko bikuvuye ku mutima. Nyamuneka urukundo ngufitiye rwonyine ntacyo rutakora. Rero ntukwiye kwirirwa uhangayika ubabara cyangwa se urira ngo rwose wumve hari ikibazo wagize. Ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa. Iturize we gusa byose bizikemura, kandi ikizabikemura ntabwo kijya gitsindwa. Urukundo rwonyine rubiri imbere bizarangira byose byirangije. Rero mu buzima amakimbirane ntabwo ashobora kubura, kuko buriya bajyaga banavuga ngo burya ntazibana zidakomanya amahembe. Ibyo reka tubyemere, ariko reka tunashyireho ko buriya igihe cyose haba hagomba kubaho n'uburyo agomba gukemurwa. Nizikomanya amahembe, ariko nibura zishake n'ukuntu zishobora no kuyashyira hamwe, noneho ubutaha ntakomane, kuko igihe cyose ntabyera ngo de. Ariko nibura reka tugerageze ba bantu tubana, nibura tubane mu buryo bushimishije buri muntu. Njyewe ubundi ku giti cyanjye njya numva ko buriya urugo rurimo amakimbirane ruba rutwanagereza. Abantu ugasanga babayeho barwana, bakirana, kandi nibo bashakanye, ubundi uwo mwanya muba muri gupfusha ubusa ntukura he? Nta mpamvu n'imwe yo gupfusha ubusa, kuko igihe kirahenda, kandi ubuzima bwanyu mwe muri babiri mwembi bwakavuyemo ibyishimo by'igihe kirekire, ndetse cyagiye mumara mutongana, ahubwo mukaba mwakimara mwishimira urukundo rwanyu, kuko n'ubundi nta muntu udakwiye gukundwa. Niba waramwemereye urukundo wakarumuhaye, nta mpamvu yo kubakira ku makimbirane ndetse n'amatiku adashira, ibintu bishobora gutuma bamwe banicana ugasanga rwose bigenze nabi. Ariko nibura nuzirikana ko hari amagambo meza ukwiye kubwira umukunzi agatuza, mu gihe byaramutse binabaye, rwose aho ngaho uzubaka urugo rukomere kandi rugende neza. Rero igihe cyose kuri HBG Tinduba TV tubifuriza ineza, amahoro, urukundo, ubwenge. Mubona ko akenshi na kenshi tubigisha, ariko nibura iyo tugeze ku bintu bishobora kuba byatuma abantu bakwihuza bakabana neza, yaba umugore n'umugabo, yaba umusore n'inkumi babanye nk'abafiyanse cyangwa se nk'abakundana bari mu rukundo, bakabana neza. Ariko nibura wari ukwiye kumenya ko igihe cyose ubwiye mugenzi wawe ukamubwira amagambo y'urukundo ndetse avuye ku mutima, ya magambo meza afite ibirungo, amasize cyangwa se bita imitoma, rwose umukunzi wawe arayakwiye. Ntukwiye kubaho utekereza ko hari ikintu utakora kugira ngo unezeze mugenzi wawe. Rero nta n'impamvu utabura kuvuga n'amagambo meza kugira ngo nayo amukore ku mutima. Erega buriya hari igihe wanga kubwira umukunzi amagambo meza akayabwirwa n'abandi. Rero kubwira umuntu mukundana
mu gihe ubona hari ibintu bitameze neza ukamubwira uti ngatuza ndaza kukumva humura mukunzi wanjye, igihe kiraza gutuma tuganira kandi duhuze. Wowe ibibazo byawe niteguye kubishyira ku murongo ndetse ukamererwa neza. Ngiki kintu cyatumye mpura nawe, kandi igihe cyose nishimira ko unyumva ndetse ukanamushimira ko ajya kumva. Ntubona urimo uranyereka ko rwose uri umuntu unyumva, dore urimo urantega amatwi, nabyo ndabigushimira mukunzi wanjye. Rero humura, nanjye nzaguma nkukorera nk'ibyo. Rero wowe jya utuza, abavuga cyangwa se abateranya ibyo ngibyo ni akazi kabo, birabareba. Icy'ingenzi ni uko urukundo rwacu rukomeje imbere. Rero ntuzigere na rimwe ucika intege cyangwa se ngo abantu bagutere ubwoba ko bazagutwara umukunzi, kandi nawe uzi kuvuga neza. Erega ntabwo bakurusha kuvuga neza cyangwa se ngo bakurushe kuvuga amagambo meza y'urukundo. Nawe urukundo urarufite kandi rwikorera ibyarwo. Jya uvugisha ukuri, ibyo ufite mu mutima ubisohore hanze. Ntuzatinye kubwiza umukunzi wawe kuri kumukunda kandi bya nyabyo, ndetse umubwire amagambo meza kandi utume yururuka mu mutima atuje ndetse akugirire icyizere. Icyizere cyo kiziyongera umunsi ku wundi, kuko ibyo umubwira nabo nabijyana neza n'ibyo umukorera. Rero ugomba kuvuga uti erega ntabwo ari byo nkubwira gusa, ahubwo n'ibyo ngukorera nabyo bizajya bigendana n'ibyo nkubwira. Icyo gihe umukunzi atangira kwiyumvamo koko ko atigeze yibeshya na rimwe ajya mu gushaka. Nta muntu n'umwe wakundutira. Nibyo koko, kwereka umuntu ko nta muntu wamuruta, nta wundi wamuruta, nta n'uwo wamusimbuza cyangwa se wamurutisha mu buzima bwawe. Ibyo bintu bizatuma rwose umukunzi wawe akwizera ndetse afata umwanya munini cyane akwiyumvemo kurushaho uko wanabitekerezaga. Urukundo rero uburyo rwubatse ni uko nguko. Abantu benshi ntabwo basobanukirwa neza ko urukundo ari ikintu cyubatse, ni nk'inyubako. Ni ibintu wowe wubaka gusa, ukagenda wubaka amarangamutima y'umuntu akagukunda, ndetse hari n'abantu uzubaka neza n'umwubaka neza agukunde ndetse kuruta nuko muhura yagukunze. Ariko igihe umufite mu biganza byawe